ishuri ryashinzwe mu 1987. Ishuri murumva ko rimaze imyaka irenga 25. Impamvu mvuze 25 nuko ryamaze kwizihiza y'imyaka 25 mu myaka hejuru ya 30. Ishuri rero rikuru rikaba rifite kuva mu mwaka wa mbere kugera mu wa gatandatu, dufite O level ndetse na A level. Dufite muri A level amashami 3, combinations 3, MCB, PCB na MCE. Abanyeshuri rero mubona barasaga 600 bose biga babamo. Nta munyeshuri wiga ataha, twese bose bari muri bodi. Imirimo ya buri munsi ikorerwa ahangaha, uwa mbere w'ibanze ni ukwiga, tukarera umwana ushoboye kandi ugize ute ushobotse. Tukamenya ko umunyeshuri uba muri boarding cya mbere tumusaba ni ukwimenya, akamenya no kubana n'abandi. Mu magambo make rero ishuri rya IPM nababwira irigiri ishuri ry'ubukombe riba hano mu karere ka Kayonza, mu murenge wa Mukarange, mu kagari ka Ruhiza, mu mudugudu wa Bisunganye. Rero abatwumva hirya no hino, inzira cyangwa urugo rwacu nyabagendwa ntabwo ruracura, hari n'abazaza ntabwo ruracura. Mu magambo make rero ni ibyo ngibyo nababwira. Nkaba rero nasubiza mikoro abashyitsi bacu bakatuganirira ndetse bakatugezaho n'ibihangano nk'uko babyumvise. Dufite ibihangano, hari indirimbo nziza cyane muri bunasabe. Reka mbere ndetse gusaba ko wenda mwebwe hari icyo mwumvise. Murakoze cyane rero, twahaye ikaze mu ishuri rya IPM. Murakoze.